Blazer Allô? Wanda. Allô? Allô? Oui, Blazer Wanda. Saba umeze gute? ni sawa. Njyewe nyine hari umuntu wampaye nimero yawe ngo wandangira akazi. Wowe witwa nde? Njyewe nitwa Alice. Ushaka akazi k'iki? Ufite diplome se? Sha wapi nta diplome mfite, narangije mu wa gatatu ariko nyine mfite nyashi, nzi no gukora private show. Private show se ni ibiki n'amoko byawe? Ni gukomana yanjye. Gusa ntabyize. Ni uguteka se? Ni ugukora iki? Gukomana. Nsobanurira numve ko hari aho wenda byo nakurangira. Nyine private show ni ukuntu wenda ushobora kuba washimisha umugabo, nyine mugakora private show, nyine ibintu byihariye, nyine show. Ndumiwe. Ubu ni ubusambanyi. Yose kese nimba ari wenda nkurangiye nk'ibyo mu mansuzi muri bare cyangwa mu biti byose. Nzi ndashaka akazi k'uburaya cyangwa ubumansuzi. Nisugo ubwo se hari ahantu se ibyo bintu bajya babikoresha mu Rwanda wenda nk'akazi bakagahembera ku kwezi? Ndumva nawe rwose sinzi ibintu uri kuvuga ntabwo byerekeye. Ubwo ndumiwe. Kugira ngo umuntu agushakire akazi ngo ufite nyashi ngo uzi gukora ama private show koko ibyo bintu. Ibintu hari ahantu bikora koko muri kino gihugu we. Ego komana yanjye sha ubwo waransekeje ubundi ubaheye. Ubwo naragowe ngewe ubwo mbiba binandenze ntabwo ubundi ubaheye ubundi wowe i Kigali. Urifasha uramamagara ngo ufite ngo nyashi ngo uzi no gukora ama private show, ibyo bintu byaryaye koko. Agenda. Blazer Wanda. Blazer Wanda.